Reka ngino uti mwiriwe mwaramutse bivanye n'aho muherereye muri iki gitondo amakuru atari meza kuri ya mpano ndagusaba niba uri umuntu wari usanzwe ukunda uyu muhanzi kuba wajya ku mavi ukaba wamusengera kuko uyu musore wacu akurikiranyweho ibyaha bigera muri birindwi. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Bimurangira Thierry amaze kuba yatangaza bimwe mu byaha uyu musore wacu agiye akurikiranyweho. Bimwe mu byo twafataga nk'imikino ku masosho media tugenda tubona bimwe na bimwe bigenda bicicikana twumva uruhande rumwe twumva n'urundi. Urwego rw'ubugenzacyaha bwari butaragira icyo bubitangazaho burambuye, ariko muri iki gitondo umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha aje kuba yagirana na kimwe mu gitangazamakuru hano mu Rwanda, atangaza muri bimwe ya mpano akurikiranyweho ibyaha yagiye akora, atangaza n'igifungo uko kigiye kingana, kuko aje kuba avuga ko igifungo gitoya kiri kuri ibi byaha akurikiranyweho ni igifungo cy'amezi agera muri 6. Anavuga ko igifungo kirekire kigera ku myaka 7. Urumva ni ibintu bitoroheye umuhungu wacu, nkaba ariyo mpamvu mvuga ati abasenga ni mujye ku mavi mu musengere ko birakomeye. Ni nyuma y'uko umunsi w'ejo twari twakoze inkuru tugenda tugaruka ku byo yari ari kugenda ashinjwa n'uyu mugore we, tuza no kugira n'uruhande rwa ya mpano tubasha kuba twakumva, ariko ikigaragara nuko ibibazo ya mpano wenda niba hari nibyo nawe yaba yarareze umugore we muri iki kiganiro ntabwo turi bubyumvemo, ariko igihari nuko hatangajwe ibyo ya mpano akurikiranyweho. Akaba ari nayo mpamvu mvuga ati uramutse ubishoboye, ufite niba wamukundaga, ufite umwanya, ugomba kujya ku mavi ukamusengera kuko ibyiwe ntabwo byoroshye. Reka dukurikire kimwe muri iki kiganiro aje kubagira ku gitangazamakuru cya Chita Magic, ubundi turebe uko byifashe. Iki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva. Icya mbere nuko gudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. 2, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni biki byabateye aba bahanzi? Burya umuntu niyo yakubera umunyamahane, uri kumuruma izuru no kumuruma ugutwi ugerekaho amagambo n'ibiki, warangiza ukajya ukavuga nawe ukigira mwiza. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Mwiriweho cyangwa mwaramutse? Yego, hari amakuru twakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga amaze iminsi atandukanye, yaba ndetse no ku mbuga zitambutsa ibyitwa live, bivuga ko mwaba mwarataye muri yombi umuhanzi witwa Yampano, ndetse n'ibyo akurikiranweho tumaze iminsi tubona by'ubuhamya. Hari ubwo we yitangiye na mbere y'uko ajya kwitaba RIB, ari ndetse n'uwitwa ko ari umugore we cyangwa girlfriend we, nawe hari ubuhamya amaze iminsi atanga, ndetse n'uyu munsi hari n'ubwakomeje kumvikana ku mbuga nkoranyambaga
nibyo koko muramufite cyangwa yaraje kuri RIB arabazwa arataha, cyane ko tumaze iminsi twumva amakuru anavuga ko yagerageje kwiyahura muri iyi minsi ndetse n'ubugenzacyaha bwaba bwaramuhamagaje akagerageza gutoroka. Ayo makuru nagira ngo muyatuganirizeho. urakoze cyane. Wenda wambajije ibibazo byinshi icyarimwe, ubwo icyo nza kudasubiza neza ubwo urongera unyibutse. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu rero uregwa ari we Uworizagwira Florien afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yari gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero uburyo yabikozemo, ikirego kimaze kwakirwa tariki ya 11 Gicurasi, iperereza ryaratangiye. Hanyuma iperereza ry'ibanze riza kugaragaza ko uyu Yampano ko mu bihe bitandukanye yagiye akubita uwo yitaga umugore we ariko babana batarasezeranye, bakamumenera telefone. Iyo ndetse yabaga amaze gukora ibyo bikorwa byo kumukubita, kumutuka, kumucunaguza, yahitaga amufungirana mu nzu ngo kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Iperereza kandi ryagaragaje ko uyu Florien yamukubise akamuruma n'izuru, ndetse mu kumuruma izuru akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose bikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cy'urumogi, ndetse akaba yarapimwe muri kiriya kigo cy'ibimenyetso Rwanda Forensic Institute, ndetse nacyo ubwacyo resulta zavuyeyo zikaza kugaragaza ko yanywaga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Iperereza kandi ryagaragaje ko uregwa ari we Yampano mu bihe bitandukanye, iyo yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga amaze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Yaje gutekereza abona ko nta maherezo, ko byanze bikunze azafatwa, kuko n'ubundi yageragezaga ashaka uburyo ko yaca ku mipaka ngo atoroke. Ngira ngo aza kubona ko bitari umushobokere, ahitamo kwitaba, araza arabazwa, ndetse kuko ibyaha yarakurikiranyweho ari ibyaha biremereye cyane, arafungwa. Ibiriya byaha byose uko ari 7, igihano kirimo gitoya ni amezi 6, ariko igihano kirimo kinini ni imyaka 7. Ndetse ubwo mucamanza niwe uzagena igihano azamuha bishingiye n'ibyaha azaba
yashinjwe cyangwa se ibyaha bizaba byamuhamye, kuko kugeza ubu ngubu turacyamufata nk'umwere. Ubwo urukiko nirwo ruzemeza ko ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama. Buriya ikintu gitangaje Chita, uyu Yampano n'uriya yita umugore we witwa Diane, yego nyuma y'uko haba yasaga y'amashusho yabo y'urukozasoni yasohoka akajya hanze, uribuka ko nyuma hari andi magambo yavuzwe bo hagati yabo, hari amagambo bateranaga bacyurirana baregana bashinjanya ibyaha biremereye ndetse n'ibintu wumva bigize icyo gihe. Rero ndetse hari andi mashusho yigeze gusohoka ya Yampano, bivuga ko ngo yari hamwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Icyo gihe rero twaje kumutumiza bombi njyewe ubwanjye na timu yanjye turicara turabaganiriza, ariko icyo yari kigamije ni ukugira ngo tumenye iby'ayo mafoto nuko gushyamirana. Ubundi abantu bahuje ikibazo bari bahuje ikibazo nka kiriya handi, utekereza ko ahubwo bigiye gutuma begerana bakaba umwe, bagafatana mu mugongo, kuko bose Saga yarabarebaga, igisebo bose cyari kibariho, bagombaga rero kwegerana. Twagerageje rero kubaganiriza, dufata n'umwanya munini dukeka ko mbega bizabafasha bakagira aho bagera. Ariko izo nama zabaye amasigara cyicaro, none dore bivuyemo nk'ibi. Kandi mu byo twamubwiraga n'ibyo bavuganaga n'ibyo bareganaga by'amakimbirane, guhohoterana, gukangishanya, kwicana, ibi byose twarababwiye ati nimukomeza ibi nimutabireka hashobora kuzavamo ibyaha bimwe bizatuma bamwe bafungwa. Ngira ngo wenda iyo tubivuga mu bugenzacyaha, umuntu amukubwiza ijwi ryoroshye asa nko kugira inama, hari igihe bamwe babifata nk'aho ari ukuganira. N'ibyo aba ari ukuganira, ariko kugira inama, kandi ibyo tuba tukubwira tuba tukwereka n'ingingo z'amategeko n'aho bigana, nuko tuba tubona ko hari aho bigana. Hari benshi twagira inama barazirenga, ibyababayeho nuko byarangiye amategeko bakurikiranye. Ubu hari abafunzwe bagiriwe inama, ariko noneho hari n'abagiriwe inama barazumva, ubu ngubu baratuje bameze neza. Muri make ni icyo ngicyo twavuga kuri ibi byaha. It is unfortunate, biba bibabaje ibyaha nk'ibi ngibi biba byabaye ku bantu b'abahanzi bitwa ngo ni icyitegererezo, ugasanga biranababaje. Ugasanga umuntu azi kuririmba, araririmba indirimbo nziza, ariko yananiwe kuba yagira uko yitwara. Sinzi gatoya, sinzi icyo ikiyobyabwenge n'ubuhanzi bipfana, sinzi. Ngira ngo turacyakoraho ubushakashatsi tuzabimenya, kuko ni gakeya ushobora kubona umuhanzi wafatiwe mu byaha nk'ibi ngibi ngo apimwe urumogi ruburemo, ibiyobyabwenge biburemo. Sinzi, ubwo ngubwo mwe muzadufashe gukora ubushakashatsi tumenye ikiba kirimo ni iki. Ikindi biba bite, ni iki kiba kuba umuntu atangiye kumenyekana, uririmba indirimbo zigakundwa, ukisanga muri ibi bintu bimeze gutya, bituma usubira hasi, bigusubiza, bikuganisha muri gereza, bikuganisha ku izina ryawe ryangirika. Sinzi niba ari ukutabasha kumanaginga fame, sinzi niba ari character z'abantu, sinzi. Ubwo ngubwo wenda uko abantu bazajya bagenda biga ibintu bimwe bazajya basobanukirwa impamvu y'ibindi. namwe mukaba murabyiyumviye, akaba ariyo mpamvu uvuga ati abasenga nimusenge, kandi musenge mukomeje, wenda turebe ko Imana yakorohereza uyu muhungu akaba yakongera kuba yagaruka mu kibuga, ibintu bikaba byagenda neza. Gusa nyine urumva ko bikomeye, ko iki nicyo ni kimwe mu kiganiro kije kuba cyabera ku murongo wa telefone, aho umunyamakuru Chita Magic ukora ku kinyamakuru kiwe cyitwa Chita Magic aje kuba yaganira n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. B Murangira Betieri. Iki nicyo kiganiro baje kuba bagirana
kaba hari ibindi bigenda bigaragara hirya no hino, nabyo dushobora kugenda tubinyuza kuri iyi channel yacu, akaba ari na channel yanyu. Icyo ngusaba ni uko wakora subscribe, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Update zo no kujya muzibonera ku gihe, nababwira ati nta kubatenguha mu gihe twaje mu rugamba rwo kugenda tubagezaho amakuru. Ni ukwifunga neza amakuru mukajya mugenda muyabonera ku gihe. Reka ngushimire wowe tubanye muri iyi video, gusaba ko wakora subscribe nk'uko namaze kubigarukaho, ubundi tukajya dukomeza kubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane.